Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 19, inama n'umunyamuryango, gukomeza amasengesho yihariye yo mu nama. Abaregio bakunda kwibaza niba amasengesho yagenewe inama yaturirwa ibindi by'umwihariko, kubera ko iyo ngingo bayisiganuza cyane, ni ngombwa kuyisobanura rwose. Niba ayo masengesho asanzwe yategetswe na Regio ari ukuyaturira ikintu cy'umwihariko, hemejwe ko agomba guturirwa ibyo Bikira Mariya ashaka, we mwamikazi wa Regio ntagira ikindi aturirwa. Niba hari ukongera mu masengesho ya Regio andi yerekeye ibyo umuntu yifuza, hemejwe kubwo amasengesho y'inama ategetswe ari maremare bihagije, nta yandi agomba kongerwaho. Ariko rero rimwe na rimwe habonetse impamvu ishingiye ku nyungu z'umwihariko za Regio, ubwo ku masengesho y'inama asanzwe hakongerwaho isengesho rigufi, ariko ntibikaba akamenyero. Nanone kubwiriza abaregio guturira amasengesho yabo bwite ibintu by'umwihariko ntibibujijwe. Ese gusohoza ubutumwa byaba ari ukuticisha bugufi? Abanyamuryango bagerageje guhishira ibyo bakoze bidafite agaciro, bitwaza ko batangaje ibyiza bakora byaba ari ukutiyoroshya. Hari ubwirasi, bwigana, kwiyoroshya, abasize bisi, abasizi bise icyaha cya shitani. Abo banyamuryango rero bagomba kwitonda, kuko bashobora kuba bakora ibikorwa bidashingiye ku bwiyoroshya, ahubwo ku kwikuza, kandi bafite n'icyifuzo gihamye cyo kuvana mu maboko ya Presidium ibikorwa byabo. Erega kwiyoroshya nyako ntikuzabatera gutanga urugero rubi rwasenya Presidium. Nta gushidikanya ko kwiyoroshya gikristo bizatera abanyamuryango kutitarura abandi, kumvira amategeko ku buryo bunoze kandi bakayakurikiza mu mitunganyirize yayo, bakaba mu mwanya wabo ugomba kuba iremezo ry'inama. Muri iyo nama, nk'uko twabivuze, ikivugwa cyose kimeze nk'ibuye ryubaka. Ubwumvikane nicyo kimenyetso cy'ubumwe, kubera ko ubwumvikane ari ikimenyetso kigaragaza umutima w'urukundo bugomba gukomera. Udahari nta murimo wa Regio wakorwa. Abanyamuryango rero bagomba kwirinda nk'abirinda icyorezo ibintu byose bibangamira ubwumvikane, guharanira gutegeka abandi, kubajora, kugwa nabi, kutubaha, amatwara yo kuruta abandi n'ibindi byose byinjira mu nama bikimura ubwumvikane. Umurimo wa buri wese ugomba guhimbaza hose. Inama itangizwa amasengesho kuva mu ntangiriro, bose bakabona ko bahafite uruhare, kuko kureshya mu mikorere ya buri muntu kugomba gukomezwa na bose kandi mu bikorwa byose. Bazirinda rero kuganira no guseka hamwe n'abo bicaranye. Bagomba kumenya ko ibikorerwa mu nama bireba abayirimo bose, ntibireba ba nyiri igikorwa gusa. Nibatega amatwi ufite ijambo mu bwenge bwabo, bazasura hamwe nawe. Abantu n'ahantu ababwira. Nibatega amatwi ufite ijambo mu bwenge bwabo, bazasura hamwe nawe. Abantu n'ahantu ababwira. Igihe cyose abanyamuryango bazaba batarasobanukirwa n'uruhare rwabo mu nama, ntibizahugukira gutega amatwi ibyakozwe mu butumwa bwa bagenzi babo n'ibibuvugwaho. Naho bateze amatwi raporo zishimishije zerekeye umurimo wakozwe, bagombye kumva ko bawukora ubwabo kandi ubashimishije. Akamaro gakomeye ko kugira ibanga. Inyigisho ihoraho isomwa buri kwezi bigamije kumvisha abanyamuryango ko kugira ibanga bifite akamaro gakomeye mu mikorere yose ya Regio Maria. Ku musirikare, kubura ubutwari bitera isoni, ariko ubugambanyi bwo ni umwaku. Umuregio gusubiramo hanze y'inama ibyayivugiyemo n'abagambaniye Regio ya Maria. Icyakora ibintu byose bigira urugero rwabyo, ariko cyane cyane byaba ari uburyo bwo kumva nabi. Abaregio baramutse bemeye ko kubera ibanga ry'urukundo bagomba kureka kuvuga amazina yabo bagenderera, cyangwa kureka kuvuga ibyakozwe byerekeranye n'umwete muke bagira mu iyobokamana.
icyo gitekerezo umuntu yakwemera atacyitondeye gishobora gusenya presidium, uko bigenze bityo presidium itashobora gukora mu bwisanzure. Kwemera ubwo buryo binyuranyije n'imigirire rusange y'imiryango yose yamenyereye kudasobwa n'ingingo ziyireba. Umwanzuro w'ukuri kuri icyo gitekerezo nuko abajyana mu butumwa nabo bagomba kugirirana ibanga. Isoko yo gukora yo kumenya n'iy'urukundo sabatumwa kugenderera abana, ahubwo ni presidium. Niyo rero igenewe kumenya nta kiyisoba ingingo zose. Kutayimenyesha raporo ni ukuyisenya. Uko kwitwaza urukundo byicira impamvu z'urukundo. Uko kwitwaza urukundo biyicira impamvu z'urukundo. Uko kwitwaza urukundo biyicira impamvu z'urukundo. Ahangaha umuntu ntiyagereranya umurejiyo n'umusaseridoti, kuko imirimo y'umusaseridoti imushyira mu rundi rwego. Igihe agenderera abantu, umureji amenya ibyo umuntu wese wiyubashye yabwirwa, kandi kenshi nabyo bikaba bizwi n'abaturanyi. Kuvanaho itegeko ryo gutanga raporo zuzuye byaba ari ugusibanganya igitekerezo cyo gusuzuma ibintu rwose, kandi reji igikomeyeho. Byongeye kandi presidium ntiyaba igishoboye kubagorora no kubagira inama, kuko kubagorora no kubagira inama ibishingira mu biri muri za raporo batanga. Keretse abanyamuryango bashyikirije presidium ibyakozwe bigaragaza neza ubutumwa bwakozwe, kugira ngo bishobore kugenzurwa kuri bwa buryo bunonosoye byavuzwe, naho ubundi nta kabuza amabanga yameneka kandi bikagira ingaruka mbi kuri rejiyo. Ikirushijeho kuba ikibi kandi ni uko ubumwe bugizwe no kutagira ibanga bwadohoka. Icyizere cy'uko abanyamuryango bashobora kubika ibanga kikaba kiriho kugeza ubu gituruka ku gitsure presidium ibafitiye. Iyo icyo gitsure kigabanutse no kugira ibanga biragabanuka. Mu magambo make rero, ntabwo presidium ari igikoresho gusa cy'urukundo n'ibanga, iranabishyigikiye. Raporo zitangwa mu nama zigomba gufatwa nk'amabanga yo mu muryango avugirwa muri wo. Zigomba kugira rero ayo matwara y'ubwisanzure mu magambo kugeza igihe bigaragaye ko hari amagambo yasohotse bitari ngombwa. Nabwo kandi umuti si ukubuza abavandimwe uburenganzira bwo gusobanura ibyo bahuye nabyo mu butumwa, ahubwo ni ukwirukana ubugambanyi. Turabizi hari ubwo nanone habaho ingingo zidasanzwe zigomba gucecekwa rwose. Muri icyo gihe bihutira kugisha inama umuyobozi wa roho cyangwa undi ubishoboye kugira ngo ababwire uburyo bakwiye kubyifatamo. Ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo mu nama. Ese umunyamuryango yemerewe kugaragaza aho ahinyura uburyo inama iyoborwa? Ese umunyamuryango yemerewe kugaragaza ko ahinyura uburyo inama iyoborwa? Muri presidium ntihagomba imico nk'iy'abasirikare, ahubwo umuntu wese akwiye kumva ko ari mu muryango ushyize hamwe. Niyo mpamvu abakuru ba presidium bakwiye kwakirana umutima mwiza ibyo bagenzi babo babona ko bitaboneye, ariko kandi nabo bakabigirana ubwitonzi buzira agasuzuguro cyangwa ikinego bashobora kugirira abakuru. Inama ni inkingi yo kutadohoka kw'abanyamuryango. Umuntu uhora ashaka ubutitsa kugera ku musaruro ugaragara, hanyuma ntiyishimire ibyo agezeho. Ibintu bigaragara si byo byerekana ko umurimo wagize icyo ugeraho. Hari umureji upfa gutangira umurimo akaba arawutunganyije bitamugoye mu gihe undi we naho yabyihambira akora ayo bwabaga ntagire icyo ageraho. Kumva ko yivuniye ubusa bigatuma areka umurimo we. Nanone guha umurimo agaciro bishingiye gusa ku musaruro uboneka bisa no kubaka ku musenyi, kuko bidashobora gutera inkunga ikomeye kandi y'igihe kirekire umurejiyo.